ya alright, tugiye gukomeza na episode ya 4 ya Devious Maids, cyangwa se ngabayaya b'inkozi z'ibibi. Ni ibibi by'abayaya mbego bifata kubyumva. Reka karo karimbo ngabature, episode ni 4 season ni ya mbere. Kagusabwa abari bwa bukoroni bukomeje kudufatisha, reka mbere ku munyarwanda urenze. Ya alright, kugira ngo batazadufatisha bari abazungu ngo dukina abanyamerika gusa. Reka mba umwana uhara muri Kigali wiswe Generous 44 umuraperi uzanye imana idasanzwe. J Music System Cypher. Akora muziki muri J Music System Cypher. Ibisanzwe nkaba Bye peace. Devious Maids zarangiza tureba inkozi z'ibibi z'abayaya, niko filime yiswe. Mwumva? Come on. Next. MHM City. Urabona squad ariko Muhima. H to the E Generous 44. Uramubona? HM City the freshest mahom. The freshest mahom. Nyakona gakinda kingoko kamenwa ninyike nigayatoreyemo. Nibyo koko rap yino ndi number 1. Ati rap yino ni number 1. Munzira ndimo ngatira abahaters ninjije mu gakino. Bagirwa vuba usibye ko naho binkora. Stile zabirira fragile barita pagura. Yego nacyo byabamarira. I'm the king. Wabyemera utabyemera muhima mama nike ukuyobora. Arayiyoboye. Uyobona mutaskura pa. Ndigisha nkaruga ariko ni mujya mu waraba bari yabona batazikura pa. Bafata nk'ibega. Nanjye ndabari yo mbona pimpi ababeshya. Mukagira ngo azi gusobanura ibintu azi. Sire zanjye ni isi kenshi ni eyayize. Nyiri gera eke the Mayweather. Uganije ndahagi tuyibabemeza. Bafnaya nike batera agenda. Uhadurara napa nibwa muneza ugahabanda bizuro mufana gubi itse mu mutima ukanubigumana bizabuturikana. Nigga so for yourself. Nigga I'm the same. Hari kutaskurira umusazi. Uhungu yaneye ubwoba. Yiswe Generous 44. Aragiza dutangira inkozi z'ibibi z'abayaya. Yaharenze. On Devious Maids. Icama cya Devious Maids. Not a maid, and I can't wait to find out what you're really. Twabonye Adrian yongoro wa mukobwa Marisora umbwira ati wa mugore nzamenya icyakuzanya nagura umukozi usanzwe. His friends. Atagura inda y'akazi inshuti ze. Adrian's whore. Ati Florent we yari inda ya Adrian. Florent wa muyaya wapfuye muri Amerika bita abayaya, mu Rwanda tubita abakozi nk'abandi. Ever thought of leaving her? Ese ujye utekereza gusiga umugore wawe? Ni wa muyaya witwa nde? Witwa Rozi. Ari kubaza umugabo ari kubaza sebuja. Soto, he's a producer. Ati ari umuproducer cyangwa ujye kuduza nawe. Ni kaka yake twa Karomeni kahuye na producer ndetse kanaryamanye nawe kugira ngo azagaye hiti. I really thought this was going somewhere. Maybe we should. Nimbura umuhanzi kazi ushaka ngo wahiti ngajya ngukina nge nago nzigera ngusaba biriya ntumura. Twe tuzi Imana nukuri. Remember every single one. Kana none bisaba kuba ufite impano si ugupfa kugukina. I'm worried about her. I know she's missed you. Twabibonye umukobwa yakubye umugongo. Flew out to see her. Reka tuhite dutangira episode ya 4 season ni ya mbere. Filime yiswe inkozi z'ibibi z'abayaya, Devious Maids. Dutangiranye na wa muyaya iburayi babita abayaya, mu Rwanda nabakozi. Kwikubita ikirungu. How are you doing? Meze ute? Fine. Meze sawa. Please, you're a nervous wreck. Ndabona ufite ubwoba. Take this. It'll help you. Wakano kantu karaza kugufasha. Wibuke musaza wa nyirabuja, musaza w'uyu mugore kumwaka nini ari we Genevieve. Lover who's never seen you with crow's feet. You're allowed to medicate. I'm married. Sasa yahamagaye musaza w'uyu mugore none agiye kuza muri urugo kandi bawuze bakundanaza kumwanga, asanga undi mugore none ari kwitera ibirungo. Gasanga umuntu amuteye indobo agifite fresheri. Mwana we yaraje. Last chance. Ngo amahirwe yanyuma kino kinini kikumara ubwoba. Ndacyanze. Ni nyirabuja. Arakinywera. Ni Genevieve de la Tour. Arwaje. Genevieve musazi yaraje ni wahoza kundana na mama wande wa Valentina. Wa mukozi ukorana witwa Zoira. Oh, Henri, how long has it been since you came to visit? Harashize igihe kintu utaza kudusura. Philippe. That was 3 husbands ago. Well. Ati duherukana ukikundana na Philippe. Ngo niwe mugabo hashima abagabo batatu. Sasa umugore yagiye akundana n'abagabo benshi. Amaje Philippe arambwira ati uwo umugabo ati yaciyemo abagabo batatu Philippe tudaherukana. No kuvuga ngo uyu mugore yagiye arongorwa n'abagabo benshi bakahukana. Someone here who'd like to say hello. Hano hari umuntu uri hano ushaka gusuhuza. Haje bahoze bakundana. Niyo mpamvu asigaye yatinya gukundana n'abakire. Kuko uyu mugabo barakundanye akiri muto none aza kumwanga asanga undi mugore. Niyo mpamvu yanga ko umukobwa we yakundana n'umwana w'umukire. Kubera iki? For staying as beautiful as I remember. Kuki wakomeje ukaguma uri mwiza kugezana n'aka kanya? Wumva ikigabo kigiye yesi? On the ride in from the airport. Did it work? Have you forgiven me? Warambabariye.
See, that's what I always loved about you. You made me work for it. Ni Zoira bahoze bakunda nubwo uyu mugabo yaje kumwanga agasanga undi mugore. Garagara ko umugore aramuyambira akanasinzira amenya arakimukunda. Zoira. No, this can't possibly be your daughter. Byashoboka ko uyu mukobwa ari wawera? Afite imyaka 16. And that, she's 90. Oya afite 19. Iki kigabo cyagira ngo kibari gitera imibare cyumve nimba inda atari yacyo atari cyo cyayiteye. Kumva umwana afite 19 nagari 16. Yes. They were the best of friends. Uyu na mama we bari inshuti. Henri got married and moved away. Gusa Henry yaje gushyingirwa n'undi mugore ahita agenda. Coffee, why don't I? Reka mbazanira kandi gakawa. So, Henri, you must tell that wife of yours how furious I am with her. Menya umugore wawe waramurakariye ukora murakariye. Why didn't she come out here with you? Kuki mutazanye? See her. Nari nkeneye kumubona. Possible. She should have changed her schedule. That's what you do for family. You see, that's the problem. What do you mean? Shaka kuvuga iki? Ari kumaza umugore we? Cynthia and I have decided to get a divorce. Je na Cynthia wa mugore twarashyingiranywe twarahukanye. Bahanye divorce. Umuyaya kubyumva yamennye iparato bigaragara ko abyishimiye. Devious Maids. Inkozi z'ibibi z'abayaya, ni ibibi by'abayaya. Tugaruke hano kuri Marisol. Marisol haraho yaje. Wibuka ari mu iperereza. You can't just go in there. Yaraje. Flora Hernandez was a prostitute. Flora Hernandez yahoze ari indaya, wa mukobwa wapfuye w'umuyaya ntago yari umuyaya gusa yahoze ari n'indaya. Yazaniye amakuru bavoka. Byibura babyirukemo bamenye kuri mukobwa ashobora kuyarishwe nabo baryamanaga. I'll call you back. Bare ku mwana w'icyaha cyamuhanagurwaho. Took money from Adrian. Yajyaga arya amafaranga ya boss we Adrian kugira ngo baryamane n'inshuti z'umugabo we. Really? Yeah. Koko. And during one of those encounters, she was raped. Raped? Ndetse yaje no gufatwa ku ngufu ya mukobwa. Sasa yo na makuru byibura ashobora kugaragaza ko abamufashe ku ngufu abo yariraga amafaranga baryamane nawe ari bashobora kuba baramwishe wa mwana w'umuhungu arengana wa Marisol. How do you know? Ubizi ute? I found a letter. Nabonye urwandiko. See it. Rero unyereke nyine runyereke. And I'm pretty sure Adrian Powell destroyed it. Adrian Powell yaje kuhita rufata. What about the prostitution? None sibyo by'uburaya wabikuye. Cards used? I doubt it. So there's no paper trail. Bigaragara ko nta bimenyetso bifatika bigaragara nubwo bifite amakuru. I'm not saying what you learned isn't valuable. Sinshaka kubwira ko ibyo wagezeho ari ubusa. Relevant, but what we really need to know is who wanted her dead. Icyo dukeneye ni ukubona ibimenyetso byatwereka umuntu washakaga kwica Flora wamushakaga ari umupfu. The fire. I know. Kaga kozi kapfuye. Niba menye uwamwishe wa mwana uri muri gereza wa Marisol araza guhanagurwaho icyaha. Don't worry. Ntugire ikibazo. Figure it out. Ndaza gushaka ibimenyetso bifatika. Abavoka nakuza kubabwira amagambo gusa cy'abacamanza. When you first told me, n'abagenza cyaha. I thought you were crazy. Umbwira ngo ugiye kuneka by'umwana wawe naketse kuri umusazi. What you're willing to do for your son is extraordinary. Gusa maze kubona ibimenyetso maze gukusanya n'ibyo ushaka gukora umwana wawe ngo mukuregereza maze kubona kuri umugore udasanzwe. Birega extraordinaire. Nika tugaruke hano. I have nothing to confess. Ntacyo mfite cyo kwicuza. I know you're a good Catholic, but surely you're not without sin. Ndabizi uri umukatolike mwiza ariko ntabwo waba utagira icyaha. Karozi kaje gusaba penetensiya kandi kari kuyisaba umuntu mugenzi wako amubabarira ibyaha nyine reka turebe ngo nubwo uri umuntu mwiza ariko ndabizi ntabwo waba utagira icyaha. And I sin. All I do is cook and clean and wait for my... Icyo nirwa nk'urupu rugo rw'abandi ngateye kumva nawe uraheneye icyaha. Shadows can't sin. Why did you come here? None kuki uje gusaba penetensiya? And you? I'm worried about my boss, Mr. Spence. Nuko nangiye kujya mpangayikira umubosi wanjye witwa nyakubahwa Spence. He's such a good man. N'umugabo mwiza. To such an awful woman. Ariko yarongoye umugore w'inkozi y'ibibi. Wibuka umugore ahora acinya umugabo we. A bruja, padre. Ati uwo mugore yarongoye ni bruja padri. Padri naryo ni ijambo ry'Icyesipanyoro. Bruja ni ukuvuga n'umurozi w'umugore. Reka dukomeze. The Bible says Bibiliya iravuga others is the fastest road to happiness. Ati ufashe abandi bantu bigushyira mu byishimo. You will no longer be a shadow. Ati gerageza uwo muryango ufashe gusubira mu byishimo byawo umuryango ukorera bizaguha ibyishimo nawe. I'm to be happy. Ati nanjye ndifuza kwishima padi. Yaragiye kugisha inama kwa padiri kuko ajya abona nyirabusha acinye mu mugabo we umuryango mbega nagubanyeho mu byishimo. Padiri aramubwiye ati genda ubafashe. Ate so umugabo ukorera ujye umwiyumvamo. Told you I have nothing to confess.
atoya wa mugabo ntago mwimvamo padi yonza kuba mwimvamo nari kukubwira nawe nkabyicuza I want you to go through it and make sure we have enough gift bags. sasa yahaye n'umukobwa Carmen ati hari ibyo agiye kugura Here is coming to the party? ati muri iki kirori kigiye kubera hano Shakira na Asha bari buze sasa wibuke umugabo akorera yitwa Alejandro ni umuhanzi w'icyamamare sasa ngari bwakira abashyitsi b'ibyamamare uwitwa Shakira arabahari uwitwa Asha arabahari Courtney Love arabahara bose n'abasitari bari buze kuba bahari That reminds me, we need to hide all the breakables. Now, there will be a bartender, but it's Sam's day off, so you'll have to serve by yourself. ati sasa uyu munsi kubera Sam afite konji Sam ni wa mukozi wundi ukora muri urugo atari buze gukora ati niwe uri buze kuba uri guseriva abakiriya hari buze kuba ikirori haza abahanzi b'ibyamamare abaproducer. What's wrong? Ni ikibazo ki Benny Soto is... Benny Soto wa muproducer waraza kuba hari wa muproducer baryamanye kano gakora kamubwira ngo nagahanzi nawe araza kuza muri icyo kirori reka producer rero azagere muri uru gasange kano gakobwa naga seriveri niho gakora So? none iki nimba ari buze I'm with Benny. He's my new manager. ati niwe manager wanjye mushyashya twarasinyanye I'll get him an extra gift bag. nawe uze kumuha impano And I can't work this party. iki kirori ntabwo nagiserivamo kandi iki kirori uyu mukobwa Carmen aramutse agiserivyemo yaza guseba producer wamusinyishije yahita amenya ko uno mukobwa ari umuyaya wa hano I can't let my new manager see me in an apron handing out shrimp cocktails. ntabwo nshaka kubona manager wanjye mushyashya mbona nambaye apron buriya nitaburiye ndi guseriva abantu ntabwo nshaka ko ibyo bintu biba manager we ntabwo yaba kimusinyishije That would be humiliating. naba nsebye More humiliating to lose your job and end up in the gutter? ndumva ahubwo icyagusebye cyane ari uko noneho wakwanga guseriva tukakwirukana ku kazi ukabura byose nk'ingati imennye sibyo Why'd you be so mean? I am doing hase ko ucyura umugome Need you to do yours. ndagira ngo ukore akazi kawe boss yaraje What's going on here? ni ibiki bijya mbere Alejandro Did you ever listen to my demo? wumvishe za ndirimbo zanjye nakumvishe ni demo nyine twa turimbo yagiye mwumvishe yakoze Sorry, hon, I haven't gotten around to it. Well, I... ntabwo nabonye umwanya Benny Soto. nabonye umumanager mushyashya bita Benny Soto ngajya nkorera umuproducer mushyashya umuproducer muhatari baramuzi muri Amerika And he's coming to your party. ndetse azaza mu kirori cya ejo bundi Wow. mbega Must be good. sha bizaba ari byiza kure boss we nta kibazo agira ubundi baravuga ngo umwami niyica hica rubanda sasa uriya muja wundi bakorana yari afite ikibazo adashaka ariko umva boss arabyishimiye ko umukobwa afite manager And I will die if I have to wait on him. Get it? You don't have to work the party. But ati boss sinshaka gukora muri kiriya kirori rwose uwo muproducer mushyashya atazabona ko ndi umuyaya wa hano boss yese amubwira ati nta kibazo nawe ahubwo uzaze mu kirori nk'abandi batumirwa ntuzaze nk'umuyaya uzaze nk'umutumirwa dore undi mukozi ukuntu arakaye umwami ntabwo yica To hire someone else. atari ko twatinze boss urumva ari inde mukozi mushyashya twahita tubona uzasimbura uyu mukobwa muri icyo kirori Well, you could do it. wowe uzabikore njyewe But I'm the house manager. ariko njye ndi manager w'uru rugo Well, it's just this once. ntibizaba ari umunsi umwe gusa Gotta help her out. uzamufashe kugira ngo aze mu kirori akeye ahure na manager we mu kirori Carmen ni umuyaya wo mu rugo uri hasi atumye boss we nyirabuja Well, everyone coming to this party is in the music industry. Would you like to join us and hang out? ati bizaba ari byiza wa mukobwa nawe uzaze muri iki kirori kuko abantu bose bazaza muri iki kirori ni abantu muri uyu muziki muri iyi industry y'umuziki thank you. boss we yamwifurije amahirwe umukobwa aze ahuremo n'abandi yarishimye gusa nanone dore uwari manager muri uru rugo niwe ugiye guseriva namaze reka nigendere tugaruke kuri uyu ni Zoira mama wa Valentine Pablo ni umugabo we Why haven't you changed the light bulb in the pantry? yahinduye ibintu bye We're out of light bulbs. Then go to the store. Okay. jya muri stock ujye kuzana ibindi nimba wabikuyemo ibindi Well, What do you mean now? I'm watching the game. ndi kureba umupira ntago nahaguruka match itararangira ngo njye kubizana sasa uyu mugore afite akandi kagabo bakundanaga kaza kumwanga nubwo uyu bashakanye ariko mama ubona atishimiye uyu Your mother. mama wari kuyabaye iki Something happened at work today? uyu munsi hari ikintu cyambaye ku kazi oya Mrs. Delatour's brother came from... gusa we na musaza wa Madame Delatour Henry niyo mpamvu sha You know him? yahuye n'uwo bahoze bakundana oya ntago muzi Used to date him. ati yahoze akundana na mama wawe She never told me that. kuki mama atarira bimbwiye ko yahoze akundana na musaza wa Madame Delatour Okay, there was only one, but still. ati yahoze akundana na mama ariko mbona hakirimo akantu mama ashobora kuba akimukunda For a while. shize igihe Ended badly. ati ariko barakundanye biza kurangira nabi It doesn't bother you he's back? ese papa ntago bigwangayikishije kuba uwo mugabo bakundanaga yagarutse kandi mama asa nk'ukimwiyumvamo atoya ntago bimangayikishije ni ka gakobwa ke As ka Valentine on the board of the Bootstrap Council,
sasa tugaruke muri rwa rugo rwapfiriyemo umukozi. Hari umugabo waje, bibuka uno mugabo ngajyazana abagabo b'inshuti ze, yabageza mu rugo akabagurira indaya, akabaha kumba bakajyamo. Dukomeje kwibaza impamvu agurira inshuti z'indaya. Ari kuganira kuri business zabo. Ni Adrian Powell ari kumwe n'umushyitsi we. Marisol, my old friend here, is becoming a callous conservative. Ati Marisol, sasa umukozi wo mu rugo Marisol aje kubaseriva. Dore inshuti ya Adrian yatangiye kwifatisha ku mukozi manura hasi. Bigaragara ko ariko abakozi bakora muri urugo babayeho. Need our help. Mico mibi. My people. Abantu banje. Care themselves. Barifasha hano nkura akaboko. I know your wife is away visiting her mother, so if you need an extra set of hands for the gala, I'd be happy to help out. Ati umugore wawe kuva yagiye gusura ababyeyi be ukeneye ubufasha wambwira. Absolutely. Great. Byiza. Gusa dore ukuntu bari kumwitegereza. Umukozi wo mu rugo. She's fantastic. Uriya mukobwa kari mwiza nibyo nakubwiraga. Not sure. Ati nawe yiteguye se kuza agakina muri ka gakino ko kuryamana. Ati sindabimenya neza. Strict curricular activities. Mbona afunze umutwe. Our usual inducements. We could, but don't get your hopes up. Ati tugomba kumwitonda ntago ari gupfa kumwinjirira. Is impenetrable. Well, you forget that I work with the poor and disadvantaged. They all have a price. Ati buri mukene wese agira igiciro ntugire ikibazo. Ati nuriya tuzamwishyura turyamane nawe. Bigaragara ko abakozi babo baryamana nabo kaba amafaranga. I'm gonna pass you off, all right? Tugaruke kuri aba. We're due on the red carpet in 20 minutes. Kuri Madamu Perry n'umugabo we Yakwa Spence. You were feeding him in a Gucci shirt? Are you in... Ati umwana wacu uri kumugaburira wambaye ishati ya Gucci. Ishati umwana yayangije umugabo yarayambaye. I don't even see it. This is why you're number 2 on the Us Weekly worst dress list. Ati nayo mpamvu umugabo sasa uyu mugore ni umukinnyi wa filime n'umugabo wakina amafilime ariko umugabo arusha izina mu gukina filime umugabo. Sasa umugabo yambaye ishati umwana yishyiraho baravuga kuboga harya. Umugabo avuga ati nigutugaburira umwana wambaye ishati ya Gucci. Umugabo namusomera amubwira ati niyo mpamvu bagushyize ku mwanya wanyu nimba wa kangahe wa kuri mu bantu bambara neza abakinnyi ba filime. Umugore biramubabaza. Please wear something with the label. The press will be there and someone may point a camera at you. Tugomba kwambara neza abanyamakuru baraza kuba bahari. Down, Perry. Tuza Perry ndabyumva. I'm a film actress now and I'm trying to create an image. Ati ndi umustarikazi wa filime ndi kugira ngo A-list. Do you know how hard that is to do? Uzi uburyo nkora cyane kugira ngo ati ndiye nanibaza n'impamvu nashyingiranywe nawe. Wumve. Abona umugabo ashaka kumusebya atambara neza. Uvuze ngo iki? Ntacyo. Rangiza iyo nteruro ngo niyo mpamvu ngo wicuza impamvu washyingiranywe nanjye iki. Umwana yatangiye kurira. Uyu mugore ni wa wundi uca umugabo w'imbere nakamuca inyuma. Ni Perry aca umugabo w'inyuma. Do you want to feed him, Mrs. Perry? Madame Perry ashaka kugaburira umwana wese kari kurira. Then McQueen, he gets the bottle. Oya ngiye gura n'abandi na Alexander McQueen. Ntabwo nshaka guterura uwo mwana. Wambara ibyo ushaka nako. Ntabwo nzongera no kubyitaho. Uyu mugore abona umugabo wamusebya ngo ntago yambara neza ngiyo bari bagiye mu kirori. Umugabo yapfuye gufata igishati. Mukozi abareba uburyo umugore afata umugabo bikamubabaza. Tugaruke hano. Tugaruke kuri Marisol. Urugo agomba kuruzenguruka. Yageze hano abona ifoto yaje mu cyumba cy'umukozi wapfuye. Akumva umukozi yapfuye yararagamo wa mukozi witwa Flora ngo yahoze ari n'indaya aryamana na boss ndetse akaryamana n'inshuti za boss. Yaje mu cyumba sakarebe nimba nta kimenyetso yabona cyamufasha mu kumenya icyatumye yarapfuye cyangwa se cyamuyobora kuwa mwishe bigatuma umuhungu we wafunzwe arengana wakoraga nawe muri uru rugo afungurwa. Yaraje atangira kuzenguruka icyumba cyande cya Flora ni Marisol. Yakomeje kukizenguruka sasa kurira mu kabati ka Marisol nako ka Flora. Marisol yabonye ka kana abagore batwite bipimisha. Abagore batwite ntago bakijya kwa muganga. Ufata kari akantu hari ahantu gaseseka hari ukuntu ugashyira mu ntuza ubundi ugapima ukamenya ko utwite. Bigaragara ko umukozi wapfuye ashobora kuba yaratwite cyangwa yikeka ukatwite. Tugaruke kuri Rozi ya Jano asigaye abazwa n'uburyo nyirabuja afatanya kuwa Spence. Mwaramutse. How was the premiere? No, it was great. Ikirori cyagenze gute mwari mwagiye mu cyagenze sawa? I was just screaming her name. Sounds exciting. Umugore wanjye yinjiye basakuza izina rye. Bigaragara ko umugore wari umusitari cyane kurusha umugabo. Hari ukuntu abantu mwese bamukina filime ariko harimo zandagara wundi. Waraye mu ntebe umugabo yanaraye mu ntebe umugore arara mu cyumba. Bisa nkaho batishimiranye. A bunch of people from her movie over for game night on Friday. She wanted me to tell you that we needed wine and cheese. I'll take care of it.
ati dufite abashyitsi twatumiye ejo ninjoro ndagira ngo ugende yamutumye ibindi bintu ajya guhaha. Are you okay? Asiye kwa Spence umeze sawa. Mugabo ntago yishimiye umugore. Birasekeje. They say fame is like a magnifying glass. It makes you a bigger version of who you are. This movie's a hit. Perry's just gonna get worse. Ati bajya bavuga ngo iyo umuntu ageze ku bintu yifuzaga niko indoto ze zigenda ziturushaho kumutera ibyishimo, ariko buri uko Perry umugore wanjye Dream of Miguel and that they hold him again and hear him call me mama. Sasa ndagira ngo wumve umugabo Spence yabajije umukozi waramubaza ati Rozi, ese umugore wanjye we ntago ajya kumerera nabo? Umukobwa aramubwira ati umugore wawe yatangiye ngiye kunonganya ntago njya mutega amatwi, mpita nangira ngatekereza ibintu binshimisha mu mutwe wanjye kugira ngo ntita ku bitutsi by'umugore wawe, ngatangira gutekereza umwana wanjye witwa Miguel ari kumamagara ambwira ngo mama. When I think of that, iyo nekereje ibintu nk'ibyo ntago njya nita ku magambo ibitutsi umugore ari kuntuka. Bivuze ngo nawe ushatse wajya ubikora umugore watangira kubwira amagambo mabi, think of something that makes you happy. ugatangira ugatekereza ikintu gituma wishima, Suspense. ugatangira atese ubundi ni iki gituma wishima watekereza. Uzi ko mbaje ikibazo cyiza ntacyo yamusubije, ati nazajya agerageza kukubwira nabi atangiye gutuka umugore wawe jya witekereza ibintu bigushimisha gusa. Tugaruke kuri Carmen na manager we. What do you want, Spanish? Urashaka iki wa mugore uturuka muri Espagne? I wanted to thank you for working the party. Ndashaka gushimira ko uzamfasha ugakora muri cya kiraro rero Seriva. I'm doing it for Alejandro, not you. Ni kubikorera boss Alejandro ntago ndi kubikorera. Well, I know I owe you one, so I came to tell you if you ever need anything, a favor, all you have to do is ask. Nanjye nari nje kubwira ko rwose ndi wifate nk'ari ideni nkugiyemo rwose kubera ugiye kunkorera ngo Seriva abashyitsi baraza muri iki kirori, nanjye ukeneye nka faveri wazansaba nkakwishyura nkagukorera. There is one thing. Hari ikintu kimwe. Okay. Mbwira. Don't go to the party. Iki kirori ntuze kukijyamo. Iki? I work for Alejandro. Alejandro mukore imyaka 10. Once has he invited me to a party. Nje nta narimwe arantumira mu kirori none we yagutumiye. Much for him, but he never. Namukoreye byinshi boss, nje ntabwo yigeze antumira mu kirori none waragutumiye. Sasa ndagira ngo wumvishe ari manager atangiye kubera kano gakobwa ngo mbere kira kirori ntuze kukijyamo kuko nanjye boss namukoreye imyaka myinshi 10 ariko nje ntarantumira. Superior. None atumiye umuyaya wo mu rugo nje nkuyoboye ndi hejuru yawe. Not have to serve you. Ibaze none ninza mu kirori ngatangira nkaguseriva, urumva atari ikibazo ngukuriye. Ishyari. Just what? Can I tell you a secret? Ngira ibanga nkubwira. Next Monday, it's my birthday. Kuwa mbere ukurikira nzagira nzuzu zaba ari isabukuru yanjye. 37. Nzuzu imyaka 37. It's old for the... Ndi kugenda nsaza ugereranije n'igihe abundi abandi bakobwa binjira mu muziki. Sasa wumve Carmen burya arakuze. Niko ari gusaba wa mukozi umukuriye. I'm running out of time. Igihe kiri kunsiga pe. And the people at this party, they can really help me get... Kandi abantu bari buze ko bari muri iki kirori nibo bantu bakora mu muziki bakamfashije kuzamuka nanjye impano yanjye ikajya agaragara ntarasaza kurushaho. You said all I had to do was ask. I have asked. Warumbwiye ngo ningira faveri ngo ningira ikintu nshaka kugusaba nyigusaba uzakinkorera, ngiye nakigusabye none ubwo nta gushaka kugikora. Ndagusabye ngo nuze mu kirori. None uyu warashaka kukijyamo ngahure n'abaproducer. Uriya ntago ashaka kubona umukozi ari munsi ye ari mu kirori nawe ntacyo arajyamo ari kumuseriva. Tugaruke kuri Zoira. Want Odessa as a friend? Hell no, but I don't want her as my enemy. None se sasa bano yaje kugisha inama abandi bakozi bo muri quartier yiwabo. None se Odessa urashaka ko mu bicuto uya ntago nshaka ambera inshuti ariko sinshaka ambera n'umwanzi. To go to that party, he could help you be a... Uyu ari kuramutse ugiye muri icyo kirori nibyo byiza bishobora kugufasha kuba umustar. Bagenzi bari kumugira inama ngo ajye mu kirori nawe yaje kwikoraho. Marisol. Okay? Umeze sawa ntago bayiteye mu tugambo tw'abandi bakozi bo muri quartier. I have something on my mind. Mfite ikintu ndi gutekereza mu mutwe wanjye. Ni igiki? When Flora was killed, was she pregnant? Ese Flora apfa yari atwite. Bano bakozi bandi bakomeje kubyibazaho. Marisol yo bari kuganira ibindi biganiro by'abayaya basanzwe bari kubabaza iby'urupfu rwa Flora. Ese yari atwite? Babitekerezaho. Kubera icyo bibajije. Ejo nakubuye icyumba cye mbona kakana abagore batwite bipimisha. Ibyo se birakureba? Well, I'm getting sick of your question. Genda ibibazo byawe. Come on, guys. We were having fun. Hano turi kwishimisha. She's been asking about Flora. Kuva uyu mukozi yaza uratubaza ibya Flora. Yours? Yes. I thought this was important. Natwe twari inshuti ze ntago tujya tubibaza. No. Basta.
We don't talk about Flora anymore. Flora ntabwo dushaka kuzongera kumuvugaho, bigaragara ko nabo hari amakuru badashaka kumuvugaho. Why can't we talk about Flora? Kuki ariko Flora tutamuvugaho? Ni Rose wibukana umwana mwiza. Yarapfuye none se kumuvugaho hari ikibazo kirimo. We're protecting her. Yes. Yego rata. Flora was pregnant. Flora yapfuye atwite. Last time I talked to her. Do you know who the none se papa w'umwana wari warumuteye inda wabumuzi? No. Oya. We just knew he was a rich guy. Tuzi ko gusa yatewe inda n'umugabo w'umukire, ntabwo tuzi n'inda wamutende. Wa mukozi ajya gupfa ngo yari yaratewe inda n'umugabo w'umukire ariko batazi neza izina rye. Kandi wibuke uriya mugabo yakoraga Adrian yafataga abakozi be n'izindi ndazo hanze akazigira gute akazihereza abashyitsi be babandi bakire bakaryamana nazo. How did you know that? Cyose mwamenye gute? Niwe bitubwiye Flora. Baby. Ko yifuza kuzaterwa inda. Sasa ngo Flora yapfuye yifuza kuzaterwa inda n'umugabo w'umukire. Bigaragara ko boss birayamushyiraga mu byo kuryamana n'abandi bagabo b'abakire. Flora nawe yabaga byishimiye yifuza ko ari umukire wazamutera inda akayimugerekaho. Everything he was worth. That was her plan. Niwe wari umupango wa Flora guterwa inda n'umukire. All knew this. Ibi byose mwari mubizi? Yego twari tubizi. We told her it was wrong. Flora twagerageje kumugira inama turabwira ati Flora ibyo bintu uri gutekereza ni bibi byo gushaka kuryamana n'abakire ngo bagutera inda. Flora didn't care. Gusa Flora ntabwo yabyitaye byo twamubwiraga. Akarakamenye bivuze ngo yakifashisha bagapima bakareba inda y'umuntu yari atwite, uwo muntu ashobora kuba ari we ugize urare mu kumwica, bikagaragara ko wa mwana arengana. Wa mwana wa Marisol ufunzwe Eddie. Tugaruke kuri uyu Zoira. Dore Henry bahoze bakundana kiba muri uru rugo atarashaka umugore ni kera. Dore kamureba. Dukeneye kuvugana sibyo? Koko se? Zoira. You heard about my divorce? Wumvishe ko natandukanye n'umugore wanjye. Oh, your Christmas card, she's very photogenic. I hope she doesn't take all your money. Nizere ko atagutwaye amafaranga yose. That's all you have to say to me. Urumva arebye ukoye kumbwira. You have something in your teeth. Ufite ikintu mu menyo yawe banza ugikuremo. Nge ndagiye. Allez, venez. Umva. Have lunch with me. Reka uyu munsi tuze gusangira ibyo kurya. There's so many things I have to say. Hari ibintu byinshi twaganira nje nawe. Nk'ibiki? For starters, I'd like to apologize for what happened 20 years ago. Nk'umuntu waguye mu kimyaka 20 yise nkagutera indobo ngasanga undi mugore ndashaka kugusaba imbabazi turi ku byo kurya arashaka ko basohokana bakajya gusangira. Yarishimye. Do you remember that little restaurant you used to take? Uribuka uturesitora twamufite wajya gunsohokana mu kera? Yego. I want to go someplace nicer. None uze gushaka resitora y'ubwenge nziza nk'imwe rokageriramo abari yunjyanamo. Bigaragara kuri ya mugore Zoira gikunda no mugabo bemeye no gusohokana. Umwana warumva mama yirirwa muze ngo singakundane n'abakire wari gukundana n'abakire. Madame de la Tour yahise aza hakuruyo. For you? Absolutely. What's up? Ni wowe ni ikihe kibazo? Amaze kubona ko nyine rero muze gukundana n'abakire ariko we haje umusaza w'uyu mugore wa nyirabuja atangiye no gupanga gahunda zo gusohokana nawe. Ikibazo? I need to know everything that happened between my mother and your brother. Ndashaka kumenya ibyabaye hagati ya mama wanjye na musaza wawe mbere bagikundana uriya mugabo Henry. You might want to pull up a chair. Ndabona ugiye gukura agatebe nkaguha amazimwe neza. Abagore bagira amagambo ngo ntago napfa kubikubwira banze ukura agatebe wicare nyaguhe neza atariho ivumbi. Tugaruke muri uru rugo. Umugore yaguhaye amazimwe yaguhaye ntago yaca ku ruhande. Hano hari ikirori cyahiye. Ni muri rwa rugo rw'abastari ba DJ barahari. Dorori guseriva ni Odessa kugira gutya abona Carmen yabukereye mu kirori. Uyu muyaya ngiye kumuseriva ndabona nambaye neza kundusha. Dori ishyari. You see, I thought about it and I just... Anabitekerejeho. Ceceka. Nakubije kuza muri iki kirori none uraje. Buretse nanjye kibura kibona. Carmen ntabwo yari gusiba iki kirori. Ukaragiramo n'abastari bakomakomeye. Arebe ko bamuha promotion bakamuha hita akazamuka. Nakura abantu bumvishe ngo ndibuze kujya mu kirori bahansanga. Barebe ko nzajya mbakina mbere yuko film itangira. Ariko iyo udafite impano singukina. Sasa icyo yakoze yaje gushaka amadosiye hano ndagira ngo ukurikire filime witonze. Yaje kureba wa mugenza cyaha. Well, it's what I thought. Dore ibyo mbonye. Hernandez was not pregnant at the... Ati mbonye amafoto agaragaza ko Flora Hernandez wamukoze ajya gufata aratwite. Bishoboka bite kandi abandi bakozi baravuze ko Flora yari atwite. Bigaragara ko harimo ikibazo. Death. I
Are you absolutely sure? uravugisha ukuri? Coroner's report, and he performed the autopsy himself. ati hari umuganga wamukoreye autopsy ni byasuzuma bakorera umuntu upfuye bakamenya icyamwishe, bamukoreye isuzuma amenya ko atari atwite. Could she have terminated the pregnancy? I didn't have time to ask a lot of questions. nta bihe nari mfite byo kubaza ibibazo byinshi, ariko byagaragaye ko Flora atari atwite. byibura iyo baza gusanga Flora yari atwite byari kubafasha bagakurikirana bakamenya ninde wari waramuteye inda w'umukire ko ashobora kuba ari we wamwishe. Wait, what does this mean? ibi ni ibiki? This has been revised. bigaragara ko kino gipapuro azanye ari kopi atari original, iki cyasubiwemo. ako kanya abona wa mugabo wari wasuye sebuja Adrian ari kumukora ku kibuno, abona aturutse muri bya biro bitangirwamo bino byemezo. yaramubonye arihisha. wa mugabo w'inshuti ya sebuja rwaro sasa uno mugabo akora mu biro by'akarere ahatangirwa bino bipapuro, kandi uriya mugabo ni inshuti ya Adrian sebuja rwarugo Flora yapfiriyemo. yabonye umugabo arihisha. uriya mugabo uramubonye ni inshuti ya Adrian Powell. That man is a friend of Adrian Powell's. Yeah. uriya mugabo He's the coroner. uriya mugabo niwe ukuriye bino, niwe coroner. ni ukuvuga ngo niwe uri mu karere utanga biriya bipapuro, bigaragara ko ashobora kuba yarabihinduye kuva ari inshuti yandi ya Adrian Powell. ni inshuti ya Adrian. bivuze ngo kuva yari kopi na original. iyi ni kopi ya original. yabonye uburyo muri biriya biro babyinjiramo, bivuze ngo original niyo yabagaragariza nimba koko Flora yarapfuye atwite cyangwa adatwite. tugaruke hano, dore wa Benny Soto wa mu producer ari kunywamo n'abandi basitari baje. Benny wa muyaya nawe yaraje. Carmen mbega surprise. wageze hano ute? I want you to meet Bobby D. ndagira ngo wowe n'icyamamare bita Bobby D mu muziki. Bobby? This is my newest client, Carmen Luna. uyu ni umuhanzi wanjye mushyashya witwa Carmen Luna. Meet you, Carmen. ni byiza guhura nawe Carmen. You look good, girl. urasa neza mukobwa we. Hasn't made you a star yet. It's all right, Benny. What are you waiting for? Don't worry, it's gonna happen. Now, the real question, Miss Carmen Luna. ikibazo ngufitiye rero ni kimwe. Dance. ese uzi kubyina? Of course I can. cyane rwose nzi kubyina. reka mbiye, reka atangira kwirika abasitari kazi kubyina, rebe ko bazamuzamura bakamuha hiti, atangira kubabyinira. Carmen amaze gusaza, ageze imyaka 37, ariko ntiwabimenya. ubona kiri agakobwa gato. boss arareba umwana. boss yarebye umukozi wazi kubyina, birabishimisha. boss yabona umuyaya we ari gushimisha abatumirwa. boss yarishimye, umukobwa ni mubi. Carmen afite impano nyinshi ariko yabuze hiti. kugira gutya amena ikirahure turashize. wowe Serivano, tumenye ikirahure ngwino ukubure hano. uhamagara niwe supervisor, abona akakimennye n'akayaya kari munsi ye. iri ni ishyari uno muginga. aba baproducer bamenye ko bari kubyinana n'umuyaya cyaba ari ikibazo. nakubwiye muri Amerika bita abayaya, ariko mu Rwanda nabakozi nk'abandi. ako kari super kabisa. Thank you. Where's my... kugira gutya wonanyi umukuriye ari gutora ibirahuri. oya we tuza. kara ni akazi ke, reka banza hekenye ibirahuri. ni akazi ke. dore umujinya. igize umujinya. tugaruke kuri abasohokeye muri restaurant. You used to call in sick on the days after we would go out. Because you would bring me home at 6:30 in the morning. ati buri gihe wajya guza mu rugo saa 12 z'igitondo. ndagira ngo ukurikire basohokanye bahoze bakundana. That was the only time in my life I actually wanted to talk to someone until the sun came up. What about your wife? umugore wawe se bite? We were never that kind of couple. ntabwo twigeze tuba abantu bakundana byanyabyo, ntabwo twigeze tuba ikupure nziza njye n'umugore wanjye. She didn't make you happy. nari nzi ko azagushimisha. Truly. I was a stupid kid. nari ikigorgezo yira kuguta. yateye uno mugore indobo asanga undi mugore, ariko umugore ngo ntago bashobokanye. I left the woman I love. nasize umugore nakundaga. I thought would look right on the Christmas cards. ngenda nkurikiyona nakekaga kazambera igitangaza. Make it my life. arangije anyangiriza ubuzima. I waited a long time to hear you say that. nari negereje igihe kinini kuzakumva uvuga ibyo. So did you know that Marilyn Monroe lived in one of the bungalows at this hotel? ese wari uzi yuko Marilyn Monroe yigeze gutura muri iyi hoteli nagusohokanye matangiye kumwemera ngo umuhanzi bita Marilyn Monroe yigeze gutura muri iyi hoteli ubona turimo. Marilyn Monroe ni umuhanzi waririmbye ya ndirimbo mwabonye muri season yitwa Salem, uririmba ya ndirimbo y'abarozi. niwe waririmbye ya ndirimbo mwabonye muri ya yindi Pound Me the Witch Drums.
iyo season nimba utarayibona yanjye y'abarozi yitwa Salem nawe ujye kuyishaka. It is beautiful. Uwo muhanzi yararaga muri hoteli nikamubwiye. Have you ever stayed here? Yeah, it's my home away from home. Bakomeje kuganira. I happen to have a room here. Nasabye n'icyumba hano turi buraremo. Wumve sasa cyo kigabo cyaje kije kumusemba bazi cya Henry by'amakosa cyamukoreye y'imyaka ishize none ngo cyahise gifata n'icyumba nafashemo n'icyumba hano kiraseka. Don't make me be inelegant. Umugore yarakirebye mushinyura mwica yarazi ko cyaje kumusemba bazi kumbe cyahise kiza gifatamo n'icyumba bigaragara ko cyaje ahubwo gifite n'indi gahunda itari nziza. Oh my god. Mana yanjye. I thought it was a real apology. Naketse ko waje kunsaba imbabazi gusa. Real apology. Byanyine n'ubundi nakugusaba imbabazi. Ese amenya ko cyaje kumusaba imbabazi ari urwerurutso kugira ngo kibone uko cyongera kikaryamana nawe muri iyi hoteli. You realize this was a big mistake. The day you left me? 10 years ago? Or yesterday when you thought I looked good? Atese ubundi watangiye kumenya ryari kuko yo kunsaba imbabazi z'ibyo wankoreye imyaka. Ni imyaka 10 ishize unaye cyangwa watangiye kumenya kugomba kunsaba imbabazi ejo ubonye nsa neza ukifuza kongera kuryamana nanjye. Did you say to yourself, I bet if I apologize, she'll let me do what she always lets me do, and wouldn't that make for a pleasant afternoon? Please don't do this. Zira winkora bino. That's all I ever byemere Henry. A pleasant afternoon. Amenye ko kano kagabo kataje kumusaba imbabazi kashaka kuryamana nawe. Nari ikigori gikweri ko kwizera. For 20 years, you were the one that got away. And I blamed myself. I thought I wasn't good enough for him. Ati imyaka ishize 20 tuziranye ukana nakomeje kujya nibwira atari amakosa nayanjye ntago nari umugore mwiza uberanye nawe niko nakomeje kujya ntekereza. Well, how about that? Turns out you're not good enough for me. None maze kubona ko ahubwo atari wowe nkwiye utamerita pe. Uri amafuti utaberanye n'umuntu nkanjye. Ikigabo cyashaka gusesera ntago cyarikije gusaba imbabazi. Sasa nagira ngo ukore kirano Benisa Tabu producer yinjiye mu gikoni mu mbabarire gato yaje mu gikoni asanga Modesa. To leave, but I can't seem to find ndenda gutari ko nabuze imfunguzo zanjye z'imodoka. I think the bartender may have found us. Barumani wacu ari imfunguzo yabonye hariya reka ndebe nimba arizo zawe. Couldn't help overhearing. You're Carmen's new manager. Niwe numvishe ngo ugiye kubera Carmen manager mushyashya wumve. Yeah. You know Carmen? Carmen uramuzi se muraziranye uriya muhanzi wumve. Alejandro's. Ni inshuti ya boss wanjye Alejandro. I was wondering how she got invited to this. Nayobewe impamvu yatumiye hano. I'm fond of her. In fact, I think he's planning a surprise birthday party for. Ati ndakeka uriya muhanzi Alejandro ari gutegurira surprise rwose y'isabukuru Carmen arinda kumutungura ndagira ngo wumve. Really? Koko se? Carmen afite isabukuru? Yes, she's going to turn 37. Yego ejo bundi azaba yujuje imyaka 37 iki? No, I know. She looks so good for her age. She fools just about everyone. Nibyo koko wenda biragutunguye iyo umubonye ubona kira agakobwa gatari ku karashaje gafite imyaka 37. Amutera nije n'umuntu na producer wenda kuzamumenamo amafaranga akamukorera indirimbo. Producer aramutse amenye kuri muri iyo myaka ushaje acika intege zo kugushoramo amafaranga. Producer ababaye kirabateranije cya Odessa kimuteranije na producer kuzamukorera indirimbo gafite imyaka 37 ni umukecuru kandi ubonye ubona ari umwana muto mwana duza. Tugaruke kuri Zoira yasanze umukobwa amutegereje. What are you doing? Urakora icyana? I'm waiting for you. Nari ngutegereje. Can we talk later? I am not in a... Reka tuvugane mugoro nyuma nta kanya mfite. I know about you and Henri. Namenye ibyawe na Henry. Yabimenye. Promised to marry you, how he broke Ko your... yagusezeranyije ko muzabana akaza kukuvunira umutima byose ndabizi. I can't deal with this right now. Reka ibyo tureke kubivugaho nona. Why didn't you tell me? Kuki utari warabimbwiye? It's none of your business. Kuko bitakurebaga. It is. Henri's the reason you don't want me dating... Ni nayo mpamvu wangaga ko nkundana na Remy kuko nawe ari umwana w'umukire. Yego niko nyego. They're all alike. Bose ni kimwe abakire ntago badukunda nk'abayaya. They want or anyone. Remy isn't like that. Remy atandukanye nabo. Ufite imyaka 19. Nta kintu uzi. What if he does? Urabizi ko Remy mukunda. What if he breaks your heart? Ariko we ntaga gukunda namara kubona ibyo abona azakuvurira umutima. I'm trying to protect you. Mwana wanjye ndikugerageza kukurinda. My mistakes. Igira ku makosa yanjye yambayeho nanjye nkundana n'umukire akaza kuntererana. 20 years of my life wondering, what if? First of all, watch your mouth. Banza ucungane kandi n'ururimi rwawe. Second of all, I love your father. Papa wawe ndamukunda niwe tubana. Kira kigabo ntago nyigikunda. I may take him for granted sometimes. Papa wawe rimwe na rimwe ndajya mufata uko niboneye. Everything to me. Ariko papa wawe ni buri kimwe kuri njye.
Would you say you ended up with the love of your life? bivuze ngo we na papa mwaje gusanga mukundana byanyabyo mu buzima bwose? Absolutely. Yego niko bimeze, njye na papa turakundana byiteka, niwe nabonye nkunda byanyabyo. Then let me end up with mine. Rero reka nanjye mitemo tuzakundana ubuzima bwanjye bwose nimba wowe waramubonye, utazongera kumvangira. Nimba ari Remi nimba atari Remi, ariko wimvangira, nzishakira dukundana nanjye. Tugaruke hano. Ibirori ni byinshi. Amy Webb of the Bootstrap Council. Hano naho habaye ikindi kirori, bibuke kwa Powell naho hari habaye ikindi kirori. Haro bamuzaniye. And you brought them into my home. Abantu bazanye mu rugo rwanjye. Kwa Adrian Powell, wa mugabo ufite urugo rwapfire mu mukozi. Merisol ari guserivamo. Merisol kukira gutya bona cya kigabo gikora ku biro by'akarere ahatangirwa ibyandiko cyahinduye n'ibyandiko kigaragaza kiza. Iki kigabo gikora mu karere cyahinduye ibyandiko kigaragaza ko Flora wa mukozi yapfuye adatwite. Sasa uyu mukobwa Merisol yabonye ko iki kigabo gishobora ko aricyo cyabihinduye gikora ku karere. Well, here I am, and I see your glass is half empty. Nari mbonye ikirahure cyawe nta kintu kirimo, ndavuga ati reka nkuzanira kandi ko kunywa. Let me give you a fresh one. Reka ngo akandi. I'm thirsty. Amumena icyo kunywa bishaka. Just bought this. Umbabarire rwose. Take care of that stain before it sets here. Ngwino nkwereke rwose, nkwereke ahantu wahindurira imyenda mbere yuko yakibonye ko gikora ku karere. Arangije akizanamo hano. Gishobora kuba aricyo cyahinduye amadosiye agaragaza ko kwa mukobwa wa muyaya wapfuye ataratwite. Ambara kano bumaye ipantaro yawe nje kuyihekenya. Laundry room, lucky for you, you were spilled on by a maid. Ati we banza ukuremo iyo pantaro, numara kuyikuramo uzane nje kuyigukorera. Ajye kuyitera ipasi. Aka gakobwa ubone kanshimye koko. Cyakuyemo. Ndaje mu kanya. Sha wowe, dore ukuntu kimureba, hari ibigabo by'ibikire bikunda abakozi bo mu rugo. Bagore muri itonde. Arangije azana ya pantaro ya cyakigaba kuramo rwa rufunguzo rufungura ku karere. Okay. Bigaragara ko ashaka kumwiba urufunguzo. Arangije asubizamo ikotomoni. Niko muyita ikotomoni. Tugaruke kuri Zoira. Irabuja yaraje. Henry agiye kugenda. Yambwiye ngo ngusezere. Did he? Niko yakubwiye koko? Yego. Said that you two had a fight. Yambwiye ngo nawe mwatonganye. Do you want to talk about it? Urashaka ko tubiganiraho? Oya. I've been thinking. Natekerezaga. What about? Iki? Remy and Valentina. Remy na Valentina. Maybe it would be good if we got out of their way. Byaba byiza tubaviriye mu nzira bakikundanira. It would be good if we just. Nubundi n'ubuzima bwabo. Reka tubareke babubeho. I think you're absolutely right. Ibyo uvuga ni ukuri. Nta mpamvu yo kongera kwivanga hagati y'umwana we ngo rukakundana n'umwana w'umukire. Abareke bikundanire. Yararize. Wice bakundanye cyane uramenye ko gitamukundaga. We ever comes back. I don't want to be here. Henry niyongera kugaruka kugusura musaza wawe ntago uzamenyeshe kare. Sinshaka azansanga muri uru rugo. I know he's your brother. Atumbabare nubwo ari musaza wawe ariko ni ikinyamafuti. You're my sister. Nawe ari kuri mushiki wanjye nubwo ari umuyaya ariko amufata nka mushiki we. Bakoranye imyaka 20. Namwe abakozi bo mu rugo mushatse mwajya mubafata neza. Yagaruye ipantaro y'abandi yibye urufunguzo rufungura ku karere. Arashaka kujya kumenya nimba nta kopi original igaragaza ko Flora yari atwite. Ikigabo gifungura urugi. Ni ikigabo cy'igikire gishyiramo. Hi. Bete. I brought your pants. Nari nguzaniye igipantaro cyawe. You didn't need to spill a drink on me to get my pants off. Wamenye icyo kunywa ubishaka kugira ngo ubone nkuramo ipantaro. Sibyo washaka? Hari ikintu washakaga. There's been some kind of a misunderstanding. Oya ushobora kuba wabyumvishe nabi. Well, is there any way to turn this misunderstanding into an understanding? Rero kugira ngo urwo rujijo rwabaye nduhindure noneho kukumva neza. Wealth. In exchange for a little kindness, I can offer tremendous comfort. Ndagira ngo unyitwareho neza uko nshobora kuguha uduhimbaza mu kinaguha ibyo ushaka byose. Oya. Kigabo gitangiye kumutega amafaranga kiryamane n'umukozi. Ubuzima bwe nabuhindura mfite akantu. Just change your outfit. Ndagira ngo uhindure ipantaro yawe wihindure ubuzima bwanjye. In here, don't you think? Hano hantu haranashyushye sibyo? Ndashaka kwikuramo imyenda. You're not embarrassed right now. Yesu urumva nta gisebo ufite. This is how the world works. Niko isi ikora. Ibi bigabo biryamana n'abakozi. Bikaba amafaranga ariko Marisol yanze amafaranga. Yaje kuneka. Tends to be very arousing. You have 10 seconds to get out of my way. Ufite amasegonda 10 yo kumvira mu nzira. Cyangwa iki? 7. Atangira kumara amasegonda. Ikigabo gitangira kumufasha kuyabara. Serious. Ndi seriye mvira mu nzira. 4, 3, 2, 1.
Marisol afata buje hano ikigabo kirashaka kumufata ku ngufu arangije atwika amarido. Urakora ibiki? Atwika amarido. Marisol ni umusazi. Ikigabo gihugira mu kuzimya. Marisol arasohoka. It is a little hot in here. Cyawa vugishije ukuri koko hano hantu harashyushye. Marisol arangije caho. Marisol ntago ari umukozi wo mu rugo, hari ikindi cyamuzanye cyo yakoraga ataraza hano ntago tukizi. Feri ya mbere yise afatira ku biro by'akarere. Ku biro by'akarere yibye urufunguzo muri iryo joro. Ajye kure nimba nta kopi ya originali igaragaza ibizamini bya autopsy byakorewe wa murambo wande, wa murambo wa Flora wa Muyaya wapfuye, arebe nimba atabona ko uwo mukobwa yapfuye kuko yari atwite, abishyikiriza abacamanza babone ko uriya mukobwa yapfuye yari atwite. Wenda byabafasha kumenya ninde wamuteye inda, ko wamuteye inda ngo ari umugabo w'umukire ashobora kuba ari wishe uwo mukozi agira ngo bitazamenyekana ko umukire yateye inda umukozi wo mu rugo. Reka turebe. Yaje ku biro by'akarere muri icyo gicuku ni Marisol. Ni umuhatari. Ibi byose ari kubikorera umwana we wafunzwe arenganwa. Abinyuramo abona idosiye. Idosiye yigwaho y'ibizamini bya autopsy. Autopsy ni ikizamini bakora umuntu wapfuye kigaragaza neza ko umukobwa yari atwite. Kopi yacyo ikagaragaza ko atari atwite. Bigaragara ko kiriya kigabo aricyo cyabihinduye. Menya kibifitemo uruhare. Kopi yahise ayizana ku mugenzacyaha. Yahise azana kopi. Nkuzaniye ibizibiti. Ndaguhamagara nyuma uyu w'umugenzacyaha akeneye ibimenyetso. Umugenzacyaha yarumiwe. Marisol yiziritse ku muhoro, menya ari busiga uciye. Season yiswe ngo inkozi z'ibibi z'abayaya. Tugaruke muri rwo rwo kwa Rosie, kwa Spence, na ikirori cyahiye barakwereka kaperi nyiru mabuja. Yazanye na cya gisore kijya kimuca inyuma. My husband? Hey, Spence, I'm Lois. Hey. Why do you look so familiar? Oh, I'm Hasi ko mbona nkuzi wa mugabo. Mfite udufilime nakinnye twitwa Love Affairs. Ever stayed home sick? Accidentally left the TV on. Uyu mugabo wanjye afite udufilime yagiye akina, ariko udufilime yakinnye ntago twakunzwe. Umugore arasebye umugabo we. Baramuzi rukuno n'umukiri wa filime ukabona hari ahantu muzi ariko utazi filime yakinnye ntago ari umusitari. Thank you. Thank you, Rosie. We do without her. Abona sasa uyu musore uri hano, uyu musore hano ni wa wundi ugiza kuryamana na Peri, wa mugore wo muri uru rugo. Umukozi yaramubonye aramuzi. Rosie, yo soy Lois. Waramutse Rosie? Gusto. And I'm Cody. Njye nitwa Cody. We've met. Twarahuye ndakuzi. Arangije caho n'umujinya arakizwe kijya kiza gucinya muri uru rugo gusambaniramo. What was that? Birabyari bicukoze. Ntacyo. You're doing and you're going to stop it. Ndagira ngo urekere gukora bira uri gukora. All smiles for the rest of the night. Sekera abashyitsi ubaserive ikomeza kubitwara kuriya. But I was surprised to see Mr. Cody here. I work with him. You also. Nyine impamvu nkoze biriya nuko nari nunguye kubona uriya mugabo uriya mushyitsi wawuzanye Cody hano ngo turakorana nyine, ariko si ugukorana gusa mujya munagira. Subizi sibyo mujya mukora. Making a fool of Mr. Spence. Kandi biri gusebya nyakubahwa Spence, boss wanjye. Ntago ubona ko boss uri kumurakaza. Are we done? Ntago ujya wita ku marangamutima ya boss y'umurakaje, ntago ujya nyitaho. Bigaragara ko karuga kobwa uno mugore Peri ntago yita ku marangamutima y'umugabo yamusebeje, ahubwo yita ku marangamutima y'uramutinganye yinako yuriya mupfubuzi yagize umusebye. Tugaruke hano. Come on, Spence. Bikore Spence sasa hari imikino bajya bakina abazungu. Anything else? For the love of God. This is it. This is it. Come on. Flash. Bari gukina imikino muri cya kirori. What the hell is that? Cyo ni igiki? Igihe kiragushiranye. What was it? Cyo ni igiki? Last tango in Paris. Tango ya nyuma muri Paris uburyo babyinagamo tango. Dude, come on. Iyo ntago ari tango uratubeshye wana. Worse says we're the winners. Bivuze ngo nitwe dutsinze. Sasa ni imikino bakina babikozemo amatsinda. Umugore yarababaye umugabo aramutsindishije. Ntago ari ibintu bihambaye ariko umugore ntago yishimiye umugabo we. Atambikana n'umupfubuzi we. Mr. Spence, I just didn't know I was in Paris. Thank you, Rosie. Rosie umukozi ni wenyine ubasha kumwumva. Ni kuri umukozi agira akagukorana. Iyo udahakaye umugabo wawe umukozi akamuhaka kureba gutya abona umugore ntago abasha no gusangira nawe. Time of my life. Iri joro ryanshimishije pe. Rosie ababona umugabo ababaye umugore we ntago amwitayeho, ntago amuhakeya. Abari kuyahubwa abapfubuza abazibuzi. Tugaruke kuri uyu. Bite Benny? I was just thinking about you. Sasa tugaruke kuri Carmen, wa producer witwa Benny Soto yaramuhamagaye umwe waramusinyishe kandi Benny Soto yamenye ko uyu mukobwa ashaje. Yes, listen, I have an idea for this song that I think you're good. Hari akarimbo gashasha nakoze. What? Uvuze ngo iki? I don't understand. Ntabwo ndi kubyumva.
What do you mean you're gonna drop me? uravuga ibiki ngo ugiye guhita umpagarika kunkorera indirimbo? Who told you that? Ninde wakubwiye ibyo bintu se? What is to me? Bigaragara ko wa mu producer akimara kumenya ko uyu mukobwa ashaje Carmen ayise yanga kumukorera indirimbo. Uwabikoze nta wundi ni Odessa. That's it? Ayise amukura mu baririmbyi yagombaga gufasha. Carmen arashaje n'ibintu byose yakoze kugira ngo arebe ko yamufasha. Baranaryamanye ngo arebe ko yamukorera indirimbo ari karanze. Kora gutya yabonye impano. Ibi byose bikozwe na cya gikobwa kimukoresha cya Odessa. Aromwereje impano ngo isabukuru nziza Carmen we ashyiramo cya kirahure yamenye kare. Bigaragara ko ubikoze nta wundi ari Carmen ari Odessa. Niwe wamusebeje. Hey, Spence. Spence. Let's carry around. Wigeze ubona umugore wawe Perira? Let me find her. Areka njye kumugushakira icyo kibimubaza ni cya gipfubuzi. No. Peri wamubonye raho ya. Ndagira ngo wumve yakomeje gukata mu cyumba rero nimba yabona umugore we Peri. It's just charades. No, it's more than that. Today just Ati birenze ibyo. I've been saying all along. Spence is a bad actor. Ati umugabo wanjye ni umukinnyi wa filime mubi ntago ashoboye. Yasanze umugore ari kumusebya mu bashyitsi. Umugabo wanjye ntago ashoboye gukina nta kigenda cye. And I know that doesn't mean he's a bad person, but ati wenda ibyo ntago bimugira umuntu mubi ariko someone I don't respect. ati ntago nakomeza kubana n'umugabo ntubaha. Umuntu ndusha gukina filime urumva namwubaha gute kandi murenzeho muri industry. This is his profession. Ati urana umwuga we. Livelihood. I mean, yasanze umugore ari kubwira abandi bantu ko umugabo ari yasanze umugore kumuteza abantu avuga ati umugabo wanjye ntago azi gukina filime ndetse ndamurenze urumva nakomeza gute kubana n'umuntu namwubaha adafite impano ihambaye. How mediocre he is. Yaraje umugabo yumva afite umujinya biramurenze. Yatangiye kwirebera umukozi we Rosie niwe bihenye n'ujya ubasha kumwumva. Arangije atangira kwitegereza Rosie ibindi byose yatekerezaga bamututse arabyirengagiza. Kandi uriya mukozi we Rosie yambwiye ati buri kuzajya wumva umuntu akubwiye naba gututse jya utekereza ikintu cyagushimisha wirengagiza amagambo mabi yakubwiye. Yitegereje umukozi batangira guseka. Find her? Cya gipfubuzi cyaraje wamubonyera? Oh, yeah, yego. Ari ara mu cyumba namubonye. Ari kumwe na Louis. Yeah. Hey, go ahead. They're not anything important. Yagenda ubavugisha bari kuvuga ibintu bidafite akamaro cyane genda ubaganirize. Naga byitayeho ubu naga cyitaye ku mugore we. Yayisaza ku mukozi we. Ngwino nkwereke. Yayisaza ku mukozi we yumvisha ko n'ubundi umugore we atamwitayeho atanamukunda atanamwubaha. I'm great, actually. Really? You look funny. That's because I've been thinking, and now I know what I dream of. Ati karugeze kumbwira ngo nibazajya abanukanye nekereza ikintu nkunda cy'inzozi zanjye kizajye kimara agahinda nirengagize bitutsi banutse none icyo kintu nakimenya. Umukozi aramaze ati ni igiki icyo kintu se kigushimisha? What is it? Cyo ni igiki? Ikintu namaze kubona kinshimisha ni wowe. Umugabo atangiye kwigira gute ku mukozi we? Nibyo mba mbabwira filime yiswe inkozi z'ibibi z'abakozi. Reba nawe kwanga guha ke y'umugabo wawe bikarangira agiye ku mukozi wawe. Now I have something to confess. Nibyatinze yaje gusaba penitensiya. Narinje gusaba penitensiya menye yakoze ibara atangiye kuryamana na nyirabuja. Ibi nibyo tuzabona muri episode zizakurikira next Sunday. Nakubwiye season kugenda irushaho kuryo. Ibi nibyo tuzabona. Ibi nibyo tuzabona. Hold on, this is getting complicated. Gusa dusize Rose atangiye kuryamana na sebuja. Filime yiswe inkozi z'ibibi z'abayaya. You think killed Flora? Vote now for a chance to win 10,000. Ati ninde ukeka ko yishira mukozi bita Flora? Ati tangira utore none habigwa amahirwe yo kuzatsindira $10,000. Wowe urakeka ninde wishe Flora? Ese ni sebuja? Ese ni wa muhungu ufunze? Ese ubona ari nde waba warishe wa mukozi bita Flora? Ati tangira utore uzagwa amahirwe yo gutsindira $10,000. Mbaye nimero muzahamagara ibyo $10,000 nzabibahe. Nzaziba muri episode zikurikira nimero muzahamagaraho kugira ngo mubashe gutora biriya $10,000 mbibakurikira reba bibahe. Devious